Yorodaniya ni igihugu cy'abayisilamu, ariko kugeza ubu leta yabo ifatanyije na Isirayeli mu gutega imitego iva muri Irani. Tekereza igihugu cy'abasilamu, abasilamu nyamwinshi bahari, leta yanyu ikafatanya n'uwo mwita umwanzi. Uzi yuko hari ibihugu 4 kugeza ubu byahita byinjira muri ya ntambara ku buryo bukitaraganya. Icya mbere Irani ubwayo, icya kabiri Uburusiya, icya gatatu Ubushinwa, icya kane Korea y'Amajyaruguru. Politiki y'isi irarushaho guhungabana. Ubukungu bwa muntu n'ubw'ibihugu buratikira umunsi ku wundi. Imibereho n'imibanire ya muntu n'abandi irazamba buri munsi. Yandi masafuriya urakinga kubera iki? Inzira y'amajyambere benshi biringiraga irasa n'itagishoboka. Mu kiganiro by'isi turasesengura ibibazo nk'ibi n'ibindi bisa nabyo hamwe na Pastor Peter Musisi. Tuangiye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza bakurikiye Pastor Peter Musisi official. Turi kumwe na Pastor Peter Musisi nk'ibisanzwe kuri uru rubuga. Pastor, muri amahoro? Turashima Imana, umwami Imana turamusingiza. Natwe kandi twatubonera umwanya wo kubasuhuza namwe. Twiringiye ko muri amahoro, kandi tudashidikanya ko Imana iri kumwe namwe. Tubashimira Imana kugira ngo mukomeze mugire uruhare rukomeye mu kujijura isi, mutangaza amagambo y'ubwenge no kumenya. Tugiye kuganira muri iki kiganiro nk'ibisanzwe iby'isi n'ubuhanuzi, aho turi buganire ku ngingo zitandukanye zifite umutwe ugira uti isi mu rujijo rukomeye. Turaza kureba inkuru imaze iminsi ivugwa ko Yesu yaje mu Rwanda. Ngo Pastor ushobora kuba umwe mu bantu ashobora kuba baramubonye niba yaraje atubwira. Hanyuma tunarebe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubuhuza n'inama iherutse kubera i Kampala igahuza Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo na Museveni, ariko na Kikwete yarahari. Hanyuma tunarebe mu burasirazuba bwo hagati uburyo ari umukino hishe kabutindi. Abantu barabyibuka ko mu minsi ishize ari Irani yagabye ibitero kuri Isiraheli. Isiraheli nayo iti tuzihorera, abanyamerika nabo bati Isiraheli turakubuza kwihorera. Haracyari amakuru nanone avugwa muri Gaza hagati ya Isiraheli na Palestina. Pastor, reka dusenge tuze duhera kuri iyi ngingo irebana n'uburyo Yesu yaje mu Rwanda. Murakoze. Mbere yo gusenga reka maze suhuze bose badukurikira bavuga ikinyarwanda bari mu Rwanda, bari hirya no hino mu karere kacu k'ibiyaga bigari. Nk'uko bisanzwe turabasuhuza mu izina rya Yesu, n'abari hirya no hino ku migabane igize umubumbe turiho, Abanyarwanda n'Abarundi, abahana abahangaza n'abashubi, mwese turi kumwe namwe, tubifuza ko dusangira byose, abahoro n'abafumbira, namwe turabasuhuje. Rero Imana ibaha umugisha, abari mu birwa bya kure bakikijwe n'amazi magari, namwe nuko. Reka dusengere Imana, dukomezanye. Mana ashobora byose, turagushimye, uri Imana igira neza, uri Imana idukunda, uri Imana twihanganira, uri Imana turengera, uri Imana yihanganira ikadutegereza aho tujya hose, kandi ikagira umwete wo kutuburira. None rero turagushimye uyu munsi ko twibuka turi hano. Reka ibyo tugiye kuganira aha ngaha byubake abantu kandi bijijure benshi, cyane cyane abafite impagarara z'ibintu binyuranye batazi icyo bashobora kuba bakora. Baranatwe rero muri byose kubwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Pastor, reka duhere kuri iyi nkuru ivuga ko Yesu yaje mu Rwanda. Ibi bintu byavuye he? Se yaraje koko? Yaje hehe? Byagenze bite kugira ngo inkuru nk'ingi ikwirakwire? Ni nacyo kibazo cyo dufite, kuko twebwe nk'abagabura b'ijambo ry'Imana tuba tugaragaweho n'umugayo. Iyo ibintu nk'ibi bije, noneho icyambabaje nuko abantu babazwaga bagiraga ibyo bavuga, ukumva basa nkaho nabo byabayobeye kandi ari abagabura b'ijambo ry'Imana. Bene bacu b'Abagatolika bo bishimye kuko bavuze ko ngo nyina wa jambo Mugabekazi nyine w'ijuru n'isi ngo yohereje umwana we ngo ajye kumurebera iby'ikibeho aho bigeze. So ugasanga rero ibintu nk'ibyo birimo ibintu by'ibibazo, none ugasanga abantu babirangije batyo.
kandi ugasanga abantu bose bakonotse ntabwo n'abanyamakuru babahamagaye. Nkaba nibwira ko iyo ibintu nk'icyo kibaye banafotoye n'igicu koko ngo kimeze nk'uko Yesu yari ameze, ariko bamwe bavuga ngo byabaye ni Burundi cyangwa se ngo barabeshya ngo ahubwo byabaye muri Congo. So ugasanga ni ibintu biri aho, ariko hari icyo bivuze. Iyo urebye reaction y'abantu niyo yantangaje, kuko abantu ntabwo baba bafite ubumenyi nyabwo bujyanye n'icyo Bibiliya yigisha kuri Yesu Kristo. Yesu Kristo yigishije abantu ku byerekeye ibyo kuza kwe. Noneho nkavuga ntese niba turi abakirisitu tukaba tutazi ibyo ngibyo, tuba turi bantu ki? Mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo igice cyaho cya 24 tuhasanga amagambo akomeye, duhereye ku murongo wa 32. Hari amagambo agira ati ngo murebere ku mutini niwo cyitegererezo, ishami ryawo iyo ritoshye ibibabi bikamera, mumenya yuko igihe cy'impeshyi kiri bugufi. Nuko namwe nimubona ibyo bibaye muzamenye yuko ari hafi ndetse ageze ku rugi. Ndababwira ukuri yuko ab'ubu bwoko batazashiraho kugeza aho ibyo byose bizasohorera. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. Ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi, naho baba abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana, keretse Data wenyine. Uko iminsi ya Nowa yari iri, no kuza k'umwana w'umuntu niko kuzaba. Kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge. Ntibabimenya kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose. Niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Icyo gihe abagabo babiri bazaba bari mu murima, umwe azajyanwa undi azasigara. Abagore babiri bazaba basya ku rusyo, umwe azajyanwa undi azasigara. Nuko mube maso, kuko mutazi umunsi umwami wacu azazaho. Ariko ibi mubimenye, iyaba nyir'urugo yari amenye igicuku umujura azaziramo, yabaye maso, yamukundiye gucukura inzu ye. Nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza aricyo umwana w'umuntu azaziramo. Aya magambo rero atwereka yuko Yesu azaza, ariko nk'uko byari bimeze mu gihe cya Nowa. Nowa ashushanywa n'itorero, kandi Nowa ashushanywa, inkuge y'ishushanywa na Kristo. Itorero umurimo wacu ni ukubaza inkuge mu buryo bw'umwuka, ari we Kristo ukiza, kugira ngo abantu bamumenye neza, bamusobanukirwe. Rero umwuzure ntabwo waje Nowa akibaza, ahubwo yamaze kwinjira mu nkuge. Byumvikane ko natwe nk'itorero ntabwo Yesu ashobora kuza tukiri mu isi. Kuko Yesu naza, ikintu cya mbere azakora ni uguhamagara be, bahereye ku bapfiriye muri we, bakamusanganira. Rero kuvuga ngo Yesu yaje, abantu bakajya bakavuga, ese niba yaje ukaba ukiri aho utagiye, ubu ni ukuvuga yuko wakabaye ufite impagarara nk'uko ab'Itesalonika bari bameze. Bibiliya itubwira abantu bitwa ab'Itesalonika uburyo bagize impagarara cyane, kuko bumvise inkuru gusa ngo Yesu uwo munsi w'umwami wacu warasohoye, bagira impagarara. Niyo mpamvu mu rwandiko Pawulo yabandikiye rwa mbere yagize ati, ariko bene data, ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye, mutababara nka ba bandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Iki nicyo kitubwira, iki nicyo tubabwira, kandi tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye. Kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru, arangurure ijwi
rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Nuko abapfiriye muri Yesu Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuye mu bicu usanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose, ngo nuko mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo. Iki nicyo gihamya icyo nakubwiraga. Yesu naza nta muntu uzasigara mubi. Abazaba rero basigaye nta byiringiro byo kunezerwa bagomba kuba bafite. Bamwe ngo aragiye, nyina yari yamutumye ngo aze arebe ibya Kibeho aho bigeze. Abandi bati Imana ikunda u Rwanda, yatwishimiye yaje kudusura. Iyo abantu bavuga batyo kandi ureba banakomeje, rwose haba harimo n'abakobanyi, biba bikwereka yuko level y'imyumvire y'abantu mu bukirisitu bwabo. Ejo numvaga ikiganiro bavuga ngo uburyo abakirisitu mu Rwanda bari benshi cyane. Jenoside iba mu gihugu cya mbere ku isi cyari gifite abakirisitu benshi. Abakirisitu benshi hawo mu buryo bwa percentage, mu buryo bw'ijanisha, ngo u Rwanda rwagera kuri 90%. Ariko ntabwo bari abakirisitu abe n'akangaramara. So rero umuntu akavuga atyo ugasanga nta cyari cyakorwa mu kujijura abantu. Fashe rero umwanya kugira ngo abantu bereke ko hari ibigomba kubanziriza kuza kwa Yesu, kandi tusaba kuba maso kugira ngo naza tuzagende, aho kuza ngo bavuge ngo bamubise bunaka, kandi yaratubwiye ngo ntibazababwire ngo ari hano cyangwa ngo ari hariya, ngo ari mu kirambe cyangwa ari mu muryango. Ntihazagire ubabeshya. So abakristo bavandimwe, kuko muri mu dukora wa gihanuzi harimo no guhanurira amahanga kugira ngo ategereze. Icyo dusabwa ni ukuba maso, kandi kuba maso ni ukubura kutaryama ngo usinzire. Kuba maso ni ukubera maso ubugingo bwawe, kuko igihe kiri bugufi, kandi icyo dukunze kuvuga. Andi magambo akomeye tugomba gutekerezaho, ari nayo nshaka kumaraho akanya mvuga gatoya. Aravuga ngo turabinginga bene data kubwo kuzaza k'umwami Yesu, kubwo kuzaza k'umwami wacu Yesu Kristo no kuzamuteranirizwaho kwacu, kugira ngo mutanamuka vuba mukava mu bwenge cyangwa ngo muhagarike imitima, naho mwaba mubitewe n'umwuka cyangwa n'ijambo cyangwa n'urwandiko rukekwa ko ruvuye kuri twe, bihamya yuko umunsi w'umwami wacu umaze gusohora. Ntihakagire umuntu uboshya uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kujya kwimura Imana kutabanje kubaho. Kandi urya munyabugome atarahishurwa, ari we mwana wo kurimbuka. Ni umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengwa, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yerekane ko ari Imana. So hari ibintu bibiri rero turabyumvise biri icyo tubwira. Ahangaha nibyo nababwiraga muri urwandiko rwa Pawulo rwa kabiri yandikiye Abitesalonika, hariho akaga gakomeye cyane gashingiye ku midugararo yari mu mitima y'abera b'icyo gihe, kuko bo ntabwo bari bajenjetse. Bumva inkuru y'incamugongo y'uko umunsi w'umwami wacu wasohoye ndetse n'itorero ryagiye. Pawulo arababwira rero ati ibyo barabashuka. Ntazagira umuntu uwo ari we wese naho yaba umwuka cyangwa n'urwandiko rukekwa ko rwavuye kuri twe yuko ruvuga yuko iby'umunsi w'umwami wacu byarangiye. Ntabwo ari byo. Arabwira ati rero hari ibintu by'ingenzi tugomba kwitondera. Icya mbere, hagomba kuba kwimura Imana. Icya kabiri, hagomba kuba umunyabugome, ari we shebuja woshya abantu kwimura Imana kugira ngo bari we bimika. Kandi uwo munyabugome namara kuza azagaragara, azicara no mu rusengero rw'Imana agaragare yuko ari Imana. Ese ibyo byarabaye? Igisubizo ni yego kandi ni oya. Mu buhe buryo? Kwimura Imana ko byarabaye, byaratangiye. Abantu Imana barimo barayivaho. Actually naje kumva ikintu kibabaje, yuko abantu barimo bamaze guhinduka ibintu bita ngo ni walking zombies. Uvuga abantu b'ibicuraguzo kibibura buryo bagenda. Niyo mpamvu umuntu muvugana amubwira ikintu ahubwo mugahakana, n'icyo atazi akagihakana. Nta makenga, nta mpungenge,
nta kwicisha bugufi, nta kubaza, nta kubaha. Ahandi ugasanga baranatukana uko babonye n'iby'Imana bakabyituramo bakabitukaniramo. So kuko they have become zombies. Ni ngo baragenda bahinduka buhoro zombies. Zombies ni ibintu b'ibihungetwe. Ibyo bintu by'ibihungetwe rero bimaze kuba cyane cyane ko numvise amakuru y'uko abantu basigaye bamaze kudupangira amasoko y'amazi, imiti n'ibyo kurya turya cyane cyane biriya byo mikebe babishyiramo inyama z'abantu bamaze gusya n'amagufwa yabo bakayasya akabifu bakagenda bakashyiramo chemicals bakashyira mu bintu byinshi birimo ibyo kurya birimo ibiki byose. Rero bivuga ko abantu iyo bameze batyo byangiza abantu bakaba ibihungetwe mu bwenge. So niyo mpamvu rero mbabwira ngo tugenda tuba nabi, cyo nacyo ni icyago gikomeye tuzavugaho ubutaha tukagitindaho ko kiteye ubwoba. Rero ahangaha tubonye yuko ibyo hazabaho ikindi kizakurikiraho. Ni iki kizakurikiraho nyuma y'uko abantu bimuye Imana? Hazaza wa munyabugome yakirwe ngo yicare mu rusengero urusengero rw'Imana. Wambaza mu rusengero rw'Imana ni uruhe? Azicara se muri Basilica ya Saint Pierre Roma, azicara se muri Basilica ya Mutagatifu Paulo i Londres, azicara hehe? No. Azase kwicara muri Saint Michel. Urusengero rw'Imana ni uri hehe? Urusengero rw'Imana ni uko ibyanditswe ubuhanuzi butwereka ko Isirayeli igiye gusubizaho urusengero rwari rwa kera. Ati Kristo rero naza nimwe azicara. Isi yose izamuhagurukira ahinduke. Mu gihe atari yaza rero Yesu ntabwo yaza. So ibyo rero tubaye tubyumve. So muri make amadini menshi afite uko yigisha ngo wenda antikristo ngo ni runaka, ngo ni papa, ngo ni urugize rute, cyangwa se ngo ni abantu bose batari mu idini runaka ryemera yuko ari ryo ry'ukuri ryonyine, ariko nuko bimeze. Rero aya magambo ndagira ngo nyagarukiriza aha, ariko nyavugiye kugira ngo mukanguke mumenye iby'Imana. Noneho ntabwo twaba twigisha iby'Imana ngo twumve ibintu nk'iyo byabaye abantu basaze ngo twishime tuvuge ko ibyo bintu ari byo. No, ahubwo tugomba kubafasha kugira ngo twe kuba imburamumaro, kuko nta buryo bwo kubivuga bundi kiretse kuvugira kuri uyu muyoboro. Niringiye yuko kandi bazabona ari benshi, noneho nabo bakamaza icyo kintu kandi kikabakangura. Pastor, ibi bintu byari byavuyeho ubusanzwe? Ibyo bintu bavuze yuko ngo gusa ngo abantu bagize bati gusa baramubona, babona igicu kiri forume nk'uko Yesu wundi wo muri filime arambuye amaboko noneho yambaye ibyera. Ibyo rero baranabifotora byagira ejo birasirikira. Uko byamera kose icy'ingenzi igiye mbonamo ni reaction y'abantu, kuko reaction yabo babonye ibyo nuko babyumvise, ntabwo babivuze nk'abantu basanzwe ari abantu bafite nosi yo kuby'Imana cyangwa kubyizera Yesu cyangwa bijyanye n'ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu rero nuvuga yuko uko byagenda kose bakwiriye guhugurwa kugira ngo, kuko tuzi yuko hariho gahunda y'abascientists bakoresheje ibigo nka NASA bashaka kuzahaguruka bagashyira video ku ijuru hariya kuri ekara, noneho abantu bayibona bakabona hari ibintu birimo bikorwa, bakabona ibintu bidasanzwe, bakabeshwa bakavuga yuko ari Kristo waje, kandi ibyo bintu bizaba byo kwakira antikristo. Iyo gahunda irahari yo kuzakira antikristo. Ku ijuru hakagenda hakaba buri muntu akavuga buri ndimi ziwa, buri muntu mu rurimi rw'iwabo akumva amagambo akomeye atangaza yuko umukiza w'abari mu isi aje. Abantu benshi rero bakazagwa muri uwo mutego. Ese niba hariho uwo mugambi wo kugambana, kuki mutaba amaso mukamenya ntimwakire ibyo mubonye? Icya kabiri, na kiriya gishushanyo ko nakibonye, kiriya gicu gishobora kuba ba nyir'ubwite bashaka kujijisha isi, ari imbanziriza mushinga y'ibyo bagenda bakora kugira ngo ku ijuru hariya hajye haba ibintu byo gukanga abantu no kuba byabayobye. Kuri rero ko abantu batari maso ngo bamenye uko bagomba kwifata, ikizaboneka cyose bazacyita Yesu Umukiza. Hanyuma abari kubyizera bo bakizera ko ari byo, ko ari we, barabishingira kuki? Barabishingira ko babonye ifoto ngo asa na wa wundi bajya babona mu mafilime, kandi rero mu mafilime ni umukino.
ntabwo ari kosa. Ahubwo hari n'ababiburanyeho bakavuga ngo no, umwe yarababaje ngo ese uraba mu mafilime niwe Yesu, abandi baravuga bati wowe ntabwo uzi ibyo uvuga. Ureba mu mafilime Imana nayo Yesu agiye kuza ntabwo yaza agomba kuza asa nk'ishusho abantu bamuzi cyangwa bamwemereyemo yuko ari kwasa. So ugasanga rero abantu baravuga bene nk'ibyo kandi bakajya n'impaka, noneho twebwe twareba bikatuyobera tukumva atari byo. Abantu bakwiye kuba ari abakristo bari sharp kandi bazi ukuri. Ya pastor, reka dukomereze ku burasirazuba bwa Kongo. Abantu bakurikira barabizi ko mu minsi yashize aribwo muri Uganda Kampala aribwo Museveni yahuye na Ramaphosa, ariko kandi hakaba hari na wa mugabo muri Tanzania witwa Kikwete mu ndamukanyo. Museveni yaramubwiye ati ikaze perezida, abwira Kikwete. Ntabwo Museveni ari umuntu wo kwibeshya babe yakita Kikwete perezida atari we. Icyo kizwe n'impumyi. Usibye na Museveni tukeze yuko ari we president, uriya ashaka kumwereka yuko n'ubundi ari we. Ya pastor, mu by'ukuri tunyuriremo muri make gukura kwabo bigiye guhindura iki ku rugamba ruri mu burasirazuba bwa Kongo, hanyuma ku Kikwete. Na ubusanzwe twebwe nkanjye ni particular yo kwita cyagire ko intambara yo muri Kongo ni intambara ifite igisobanuro kindi kijyanye n'ikirutse uko tubibona, ikomeye kandi ihuriweho n'imbaraga zikomeye. Iyo ntambara rero muri Kongo ntabwo nshaka kwirebera ku rwego rw'abo bagabo bakeya, ahubwo nshaka kwirebera ku rwego ku murongo mugari, umurongo mpuzamahanga, kuko ntabwo iriya ntambara yatangiwe n'abantu boroheje, nta nubwo ari n'abayobozi bo muri kano karere, ariko abayobozi bo muri kano karere bashobora gukoreshwa cyangwa se bagashobora kuba icyo kintu bamwe bakijyamo wenda nabo ko batari informed, batazi neza ibyo ari byo. Ariko iriya ntambara irakomeye cyane, irakomeye cyane, intambara irakomeye cyane, ntabwo abantu bose babonetse bapfa kuvuga yuko bayitangira igisobanuro. Ariko hari icyo ntekereza, ari nacyo nibwira yuko ari cyatumye iriya nama iba. Iriya nama iba, mbere y'uko iba dusubiye inyuma cyane, tujya tuvuga kenshi yuko abayobozi uko yaba imeze kose na ba nyirayo nubwo baba barayiteguye bagatuma bakatwinjiza twebwe ibihugu bya hano muri Afurika bakabishora muri iyo ntambara kubera amayere yabo, nabyo bikisanga byaramaze kuyinjiramo. Ariko hari ubwo habaho akantu ko kwibaza. Ako kantu ko kwibaza rero niko nkeka kabaye mu buhe buryo, ni uko SADC yasuzuguye East Africa, imaze kuyisuzugura babifashwemo na Tshisekedi, birumvikana, kuko yarebye yuko bya East Africa ntacyo bimaze, ahubwo arabwira ngo nibahave bagende ngo azane abe bazamurwanirira. Kandi uko niko byagenze, bigaragara yuko habayemo ubuswa no kwibeshya, ariko bisanzwe biranga abanyafrika cyane cyane ko ngira ngo bamwe bibeshye yuko M23 wowe ari nk'ikintu bashobora kuza bagakubita bakagista bakirukankana. Ariko ntibyakunze, nubwo bashyizemo imbaraga nyinshi kwizana bw'ubu ntabwo byari byageraho aho bigera. Ariko kubera yuko harimo icyo ryo pfunwe ryo kuvuga yuko East Africa bayi cyane cyane Tanzania yakoze ikintu kibi cyane nka membre fondateur East African Community, kuba itarifatanyije n'umurongo abandi bagenderagaho cyabaye ikibazo. Nguko ku Isireli imera. Ni muri urwo rwego nibwira ko Kikwete nk'umuntu ufite ukiramutswe ubutware bwa Tanzania by'ukuri yashatse igitekerezo ati wareba ukuntu twakwiyunga n'aba bagabo. Abantu muri East Africa aho kugira ngo duhangane n'iriya ntambara tutazi, uriya Tshisekedi turamushyigikira ariko ntituzi ibyo ari byo. Ese abantu turwana nabo imbaraga zabo barazikura he? Ese aba East Africa ko bagiye muri buriya buryo bakagenda bikubise bagenda bakanaceceka? Ese wareba ahubwo aho kugira ngo hano hantu tuzasange tuhatakariza byinshi,
wababaza bariya abantu tukatera ibuye mu gihuru tukareba ikivumbuka. So nibyo rero nkeka biriho, kuko urabona Ramaphosa yabanze kuza hano mu Rwanda, birumvikana we Kikwete ngira ngo kuza hano ntabwo bimworoheye. Ufite ukuntu numvaga abanyamakuru bavuga ngo yanga u Rwanda ngo akanga na M23, birashoboka. Ubwo rero wenda ashobora kutaza hano ariko kumva yuko ashobora kujya kwa Museveni, kandi bakumva yuko Museveni ari influential, ari umuntu ufite uvuga ari kijyana muri muri East African Community. Noneho kandi bakaba bamuziho wenda imyitwarire n'imyumvire ko baramuzi, bakavuga twamucaho tukaganira nawe tukumva tukanyeganyeza. Niyo mpamvu rero Ramaphosa amaze kuva hano mu Rwanda yahise asubira iwabo gato, yaritegura na Gikambara, ageze yahuriyeho na Kikwete. So rero ibyo nkeka ni muri ya gahunda yo kugira ngo barebe kino kintu nyacyo, ikibazo cyacyo ni ikihe, none niba ngombwa bongere bwa bushuti bari bafitanye na East Africa bugarukeho, wenda ikibazo ntibakigire hamwe, barebe uko bagikemura, kabone naho batakibonera igisubizo ngiye nkuko mbibona, kuko iriya ntambara ntabwo kuba na kiriya kintu, kuba barahubutse no muri buriya buryo bakajya gusuzugura East African Community, bakazana intambara bagashaka gukoresha igitugu n'imbaraga zo kwirukana M23 hariya hiri, kubwo abo barabitekereje bamwe muri bo, usibye wenda nk'Abatanzania nibo nkeka n'Abarundi, ariko bariya abandi bo muri Afrika y'Epfo benshi ba Malawi, bariya ba Afrika y'Epfo rwose ntabwo ntibaza ayo matiku ya hano mu karere. Twari twabivuzeho n'ubushize, ahubwo bashobora kwisanga bagasanga mu by'ukuri baribeshye, noneho bamara kwibeshya bakabaza bagenzi babo nka Tanzania badukoze iki, bariya abantu bimeze bite, noneho bagatangira kwiga umushinga wo kongera kureba ukuntu ibintu babigorora bikajya mu buryo. Nibwo rero ko ariyo gahunda iriho, ariyo nama yabereye i Kampala. Hari abandi babivuga bagashaka kubihindura ukundi, kuko niko baba bameze n'ubundi, ariko ndakeka yuko icyo kibazo. Nabonye Perezida Ramaphosa agira ngo yakomerejeho muri Sudani. Sudani y'Epfo. Hari icyo bivuze gikomeye. Sudani y'Epfo niyo cyicaro chairmanship ya East African Community ni wiri. Ubwo rero mu kinyabufura kandi kijyanye na diplomasi, uriya musaza nubwo rimwe rimwe yibagirwa n'abantu byo baturutse n'iki, ariko kumusura ndavuga Silva Kiir, kumusura ishema ry'icyubahiro cyo afite inkoni y'ubutware, bakajyayo nabo kujya kumuhakwaho, ni inama bakuye hariya, bakuye Kampala. Rero twe dushaka kuvuga, ariko Chairman arahari wacu, naye mugende mugesha inama murebe, bishoboke ko na Kikwete wenda we ataretse na perezida we ashobora kuba yagiye, okay ni perezida ariko ntabwo ari uburyo buri officiel, ashobora kuba n'ubu nawe yagiyeyo mwibanga cyangwa akaba n'ubundi yaravuyeyo. So rero ndibwira yuko ariko bimeze. So rero Ramaphosa mu buryo buri diplomatic yagombaga kujya no kwa Kiir nka chairman muri ya gahunda. Niyo mpamvu natekereje yuko ari mu buryo bwo kwiyunga no gushaka uburyo none ikibazo bakirebera hamwe, aho kugira ngo bahangane banicane, wenda ugasanga bakeneye kuba soba, kuko biriya bintu bishobora kuba byazana ibibazo no mu matora ya Afrika y'Epfo. Ubu ngubu hari amatora kandi hari ikibazo gikomeye cyane cya Jacob Zuma washize ishyaka rishingiye ku bwoko bw'Abazuru, bishobora kuba byagira ingaruka kuri ANC. Ibyo nabyo birakomeye, ku niyo mpamvu bashobora twebweho kugira ngo tuhana muri Afrika y'Epfo muri politike yacu abantu bazaturege ibintu byazatuma tutakaza amanota rero kandi bikomeye, kuko harimo no gupfa kw'abantu, harimo n'amafaranga y'igihugu. Ubwo rero akari uwo mukino, ariko uwo mukino ukaba ushaka mu buryo bwa politiki ushobora kugira ute kubafasha kuva mu kibazo cya nonaha, ariko gahunda ikazakomeza, cyangwa se wenda akagira iby'Imana yatanga. Nibyo mvuga kuri icyo kibazo. Hanyuma Pastor, urabona se intambara muri Kongo nyuma yo guhura kw'aba bagabo hari undi mujyo ishobora gufata? Jeff tubwo yuko ya ntambara ntabwo ari yabo ngabo bayishoye batazi ibyo ari byo. Muri ya ntambara ifite beneyo, kandi beneyo ahubwo yuko isitegekwa n'imiryango, nahubwo yuko isitegekwa n'imiryango 36. Iyo miryango ikorera mu bwiru bukomeye cyane. Akenshi ntabwo ikora ibintu abantu bose baje, ikora ibintu abantu bakazisanga hanyuma babwirwa gusa icyo bagomba gukora no gukurikira, cyane cyane bari ku rwego rwo kuba ari abayobozi.
bariya bayobozi tubita muri sakozi muri za Illuminati na Freemasonry babita ngo ni the great ones, abakomeye. Ariko abakomeye bafite abo bita the grand masters. Grand masters ni abitwa ni bashebuja babo bita grand masters. Kandi aba grand masters nibo bategura, kandi bagiye gutegura ntabwo bagisha inama, bakora ibintu bijyanye n'umugambi, ahubwo wari abangaba umugambi baza kuwijizwamo hanyuma bamaze kubonaho ibintu biri bakabati rero dore ibintu bimeze bitya mukurikire, iki nicyo dushaka atagifite hagarukira kandi cyangwa ukashobora kugikuramo akemera bagahebera urwaje. So rero ubwo niyo mpamvu iki kibazo cyawe nagisubiza muri ubwo buryo yuko ibyaba ngaba bakora ibijyanye na outcome by'intambara sinibwira ko bafiteho ubutware. Intambara ifite bene yo nyabo bayishoje kandi bafite imbaraga zikomeye. Gusa abangaba babyumva nicyo nanjye numvaga nigeze no kukivugaho nkavuga ni okay, twe nk'abayobozi ba Afrika, twe nk'abanyafrika cyangwa nk'abantu bazima, kuki twemera gushorwa mu bintu bituma abantu bacu bashira tureba? Twakwiza uburyo twabyivanamo, wenda bariya bagakora uko bashaka ko nta wabahagarika, cyane cyane ko bakorera umubisha satani, ariko twebwe abantu bacu badashize, ibihugu byacu hano bidashwanyaguritse nk'uko rero bagiye bizana nk'ibintu nk'uko bakoze ibintu bya covid, ibihugu byinshi bigakinga imipaka, ubucuruzi bugahagarara, ubukungu bw'ibihugu byinshi bukagwa. Ubwo abantu bakajya gusanga bamwe bakisanga ubukungu bwaraguye, abandi bagerageje guhanyanyaza batashaka kujya muri ibyo bintu, ugasanga ahubwo bamwe baburiyemo n'ubuzima. Nk'abaperezida usanga baramwishe cyangwa n'abagerageje kubisuzugura ugasanga bigizeho ingaruka ikomeye. Ngira ngo urabizi niko bimeze rero. Niyo mpamvu nicyo kimwe Bibiliya nicyo kimwe n'ibi ubona na kano kaduruvayo kari hirya no hino ku isi, gafite abantu bakeya barimo bagashyira imbere. Ntabwo ariko abantu bose baba bafite ubwo bumenyi bwo kuvuga ngo ariko se ibera hariya ni ibiki, hari ababyita ngo ibintu byo gukina, ni ibintu byoroheje, ariko ari ibintu bari bugende bagakiniramo. No, ni ibintu bifite umuzi, bifite n'impamvu. Ya Pastor, sinzi hari icyo wakongeraho wenda mbere yuko tujya mu burasirazuba bwo hagati? Bono icyo nakongeraho ni ukuvuga ngo nk'abantu bari muri kano karere, iyi ntambara irimo, nabwira abandi bantu bose, ni ikintu mpora mbwira abantu bose cyo gushaka amaso h'Imana. Abantu b'Imana b'abakirisitu tuzi yuko Imana, Bibiliya ivuga neza yuko Imana ngo irogoya imigambi y'incakura. Ubwo rero Imana ishobora kuturengera, so kugira ngo tugire amahoro arambye, kuko isi nta mahoro ashobora kuhaba, ariko hariho agahenge ko gutuma abantu habaho ituze. So ibyo tubisabe Imana, tubiyereke, nta kindi twakora. Katunyarukire mu burasirazuba bwo hagati. Uragira uti ni umukino uhishe kabutindi. Ibiri kubera mu burasirazuba bwo hagati, reka tubihere kuri Israel na Gaza. Israel na Gaza, hari icyahindutse kugeza ubu nyuma yuko Iran irashe kuri Israel? No, nta cyahindutse, ahubwo gusa nuko abantu babaye diverted. Kuba diverted ni ukuvuga ngo abantu bakuye amaso hamwe bayajyana ahandi. Bayajyana ahandi. Ariko nta kindi kintu gihari, kuko ikibazo kiracyakomeye. Nk'ubu ngubu Israel yahuye n'ikibazo, ubu ngubu yatangiye kurasa bikomeye mu majyepfo ya Libani, irasa imitwe ya Hezbollah. Ariko muri make n'ubwo barasa, ni nko kugira ngo ibanze bakure mu nzira, ise nk'ibashengabaza. Ariko gahunda ihari niyo kwihorera, kandi mu kwihorera nicyo kintu abantu bose bafitiye ubwoba. Ariko abafitiye ubwoba ni bandi, ni twebwe nk'abantu basanzwe. Ariko ba nyiri ubwite niyo mpamvu navuze ngo hari amayeri ahatse kabutindi, kuko bo ubwabo, urugero Joe Biden yabwiye Netanyahu ngo ntabwo azamufasha, ngo niba ashaka gutera Israel, niba ashaka gutera Iran, ngo bajye yifashe. Kandi ibyo bintu ntibibaho. Ntabwo Israel ishobora gukora ikintu ntabibajije, ariko ntabwo bashobora kuyitererana ngo bavuge ntabwo bari buyifashe.
kuko niba mwarabonye ziriya niba mwarabonye za drone za Iran byari ibintu bikomeye cyane. Tekinoloji rero yo kuzihagarika kugira ngo zidakora icyago Israel yagiye gushwanyagurika, ariko kugira ngo bayihagarike ni tekinoloji iri hejuru cyane. Nta nubwo Israel ubwayo yonyine ariyo yabikoze, ahubwo hifashishijwe ubuhanga buhanitse bwari burimo Abanyamerika, Abafaransa n'Abongereza. Bose bafasha Israel kugira ngo iriya sisitemu yabo yo bita Iron Dome, babita ngo ni Iron Dome missile system, kugira ngo bayihagarike. Iyo Iron Dome ntabwo ariyo yonyine yahagaritse ziriya ntwaro, ahubwo habayeho n'indege ndetse z'intasi zikomeye kandi zihenze zashoboye guhaguruka. Ari nayo mpamvu abantu bamwe bahamya yuko Iran ishatse kurwana iriya ntambara igakomeza kurasa yifashije nayo igize abandi bantu bayifasha, Israel ntabwo yarwana icyumweru, kubera ko iriya tekinoloji ikora yo guhanura biriya bidrone ngo nka nyuma y'icyumweru cyangwa iminsi 10 resources zo kwirwana zaba zihagaze. Ntabwo byakunda, kubera ko ni tekinoloji ihenze cyane kandi ikiri nashya. Ariko ubwo ibyo ni assessments z'abantu nuko bavuga, ariko niko bimeze. Rero icyo twe tuvuga ni ukuvuga ngo Joe Biden kuvuga ngo ntabwo aza gufasha Israel kandi iyo Israel yamaze gufata icyemezo kubera izihe mpamvu. Ubu muri Israel abantu bagera ku 600 bamaze gusara. Basarishwa n'iki? Kuva iterabwoba ryatangira tariki ya 7 z'ukwa 10 ibyababayeho, abantu bakize ruriya rugamba babonye n'amaso yabo byabaye 50 bamaze kwiyahura, 600 bamaze guhubangana. Igihugu gifite abantu miliyoni zitarenze, kuko ndibwira yuko Israel ntabwo iriza abantu miliyoni 5, kandi 1/3 cy'abaturage ba Israel ni Abarabu. Hanyuma rero iyo duhagurutse tukavuga ngo iyo twumvise bene nk'ibyo ngibyo, tuba tugomba kumva igihugu gifite 1/10 abantu bamaze kuba basazi. Ntabwo leta yashobora kwihangana, niyo mpamvu igomba kugira assurance, kwashuwaringa abaturage bayo yuko barinzwe nta kibazo cyo bafite. Ibyo byakorwa mu buhe buryo rero? Nuko Israel yagaba igitero cyo kwihaniza kigaragaza yuko itsinze Iran ku mugaragaro. Ibyo baturage bakabanza bakabyakira, noneho bakagira confidence yo kubaho. Ntaho kubwira abantu mafirimbi kuvuga ngo ni muhunge mugende mujye munsi y'ibitanda, abana be kujya kwiga, amasoko muyakinge, mukore ibyo byahamura abantu. Kabone naho wabakingira umutekano. Ariko ibyo bintu ntabwo buri gihe bajya abantu kwirukanka bati ibintu bameze nk'uko zibonye agaca. Ntabwo byatuma abantu bagira umutekano, kandi birabahahamura. Cyane cyane ko babonye byabaye ibyihebe igihe byabacaga mu ryahumye bikaza bigatwara bikica abantu benshi. So kubera izo mpamvu rero nkaba nibwira ko icyo ari ikibazo. Ikindi gihari gikomeye cyane, Putin yavuganye na uriya perezida wa Iran, aramubwira ati rero twebwe ntabwo twiteguye kongera kurasa bariya bantu, ahubwo twebwe icyo dutegereje nibagira akantu kose bagatugabaho igitero, ntabwo dufite ubushobozi bwo kuzakuba kenshi ibyo twakoresheje ubushize, kandi icyo tuzakora ntabwo tuzategereza iminsi 12, ahubwo within seconds, ngo mu masegonda gusa tuba tumaze gukora ibyo dushaka, tumaze kubasubiza mu ndomane, tumaze kubasubiza ku buryo batazibagirwa icyo kintu. So iyo statement rero hari ikivuze. Iyo statement abisirayeli bamaze kuyumva, ubwo bakuka umutima, bakavuga ati wenda bariya abantu
bafite tekinoloji iri hejuru. Hari n'igihuha kivuga yuko Iran ngo ibura amasaha makeya kugira ngo ibigeze gukora bombe nukiliyeri, cyangwa mu kinyarwanda twayita bombe kirimbuzi, yuko bashobora kuba barimo barayifite. Kandi usibye n'ibyo bintu baba babeshya, ntawahakana yuko bombe batayifite. Nubwo bamaze igihe kirekire ngo bagenzurwa n'umuryango w'abibumbye, barabeshya. Kuko umwe mu bagenzuraga imikoreshereze ya nukiliyeri ya Iran niyo wahamije, aravuga ngo mu byumweru 2 byonyine urwego rwo, kuko bavugaga yuko ifite uranium, ifite ibiro bigera kuri 150 bya uranium. Ngo ibyo biro byateguwe ku buryo kubikoramo bombe ni ikintu cyoroheje. Nuvuga bari ku rwego rwa nyuma rwo kuba bakora bombe, kandi wabivugaga n'umwe mu bantu bagenzuraga intwaro za Iran. So kuki se ibyo atari yabitanzemo raporo? Abari abantu rero bafite uko bakora. So rero hari ubwoba muri Israel yuko Iran ishobora kuba ifite nuclear bomb, ikaba ari nayo kintu cy'igisubizo cya nyuma ishobora kuzakoresha. Ibyo rero bikaba bitumye abantu muri Israel bafite ubwoba bukomeye cyane. Nyamara si bo bonyine, na leta ubwayo ifite ikibazo gikomeye cyane, kuko mu nama bakoze bavuze ko badashobora kutihorera. Bivuze iki kwihorera rero? Batihoreye byavuga iki? Batihoreye byaba bigaragaje ko batsinzwe kandi bagize ubwoba, kuko biriya n'abaturage bakumva ko badafite umutekano, kuko leta yabo ntigifite ubushobozi bwo kuba yabarinda. Baramutse babikoze se noneho byahaba iki? Byaba bikurushaho, kuko munsi bazatera Iran bakayitera bati n'imbarutso, kuko Ubushinwa n'Uburusiya bamaze kuvuga ngo bavuze ngo reka twizere ko ibyabaye bizakemurwa hatabanje kwescalatinga, cyangwa bitabanje ibintu kwangara bikaba bikurushaho. Urumva bari ku ruhande rwa Iran n'ubundi inshuti zayo. So rero by'Abanyamerika bakora n'Abongereza n'Abafaransa n'iki byose barabikora, yes, ariko abari nabo baryamiye amajanja. Niyo mpamvu twabyise rero umukino ariko uhishe kabutindi, kuko bari abantu baravuga ibi, abandi bakavuga ibi, ariko cyane cyane kuko tuzi ko baba biziranyeho. Nkabavuga ngo ese tuzi neza yuko turi mu ntambara gatatu y'isi yose, kandi tuzi yuko ziriya ntambwe twavuze zigera kuri 14 zigomba gukurikizwa kugira ngo iyo ntambara igire ibeho. Kandi ibyo twavuze ibyo niko birimo bikurikirana. Twavuze yuko Israel izagera bigatera Iran, kandi twavuze ko bizabanza gusenya Hezbollah, ndetse icyo dutegereje kitari cyagombaga kuba muri kubitiro rya mbere nuko ingabo za Israel zagombaga kwinjira zikigarurira amajyepfo ya Liban. Ariko bitari byaba, ni ikibazo gikomeye cyane cyakomeje Israel kugira nuko uburyo bwo gutsinda Gaza Hamas ntabwo byihuse uko babitekerezaga. Kuba rero batari babirangiza kandi bakajya kwinjira gufata Lebanon igice cyayo ngo bakigarurire birukanemo Hezbollah, ntibyakunda. Nuvuga ngo nabo bagize ikibazo uko intambara bayihutishaga bateze ko izarangira uko yarangiye, ahubwo ruracyageretse. So rero ari nabyo bintu bibaza abantu muri Israel bikabakura umutima, kuko ubuzima bwabo bwo bari bamenyereye bwo kuba neza ntabwo bakibufite. Abantu kumva ngo ifirimbi kavuga ngo nimwihishe bakiruka nk'abantu bajya mu ndake, ntabwo ari ubuzima bundi busanzwe, birahahamura cyane abantu. Pastor, none se urabona igihe kizagera ibihugu bindi nk'ubwo Burusiya yaruvuze bikinjira mu ntambara? Automatically bigomba gukora, kuko ni ukuvuga ngo uzi yuko hari ibihugu 4 kugeza ubu byahita byinjira muri ya ntambara ku buryo bukitaraganya. Icya mbere Iran ubwayo, icya kabiri Uburusiya, icya gatatu Ubushinwa, icya kane Korea y'Amajyaruguru. Ibyo bigomba guhita ibindi byaza hanyuma, ariko byaba byamaze kwinjira mu ntambara. Kandi biriya bifite abasirikare bangana na 2/3 by'abasirikare bose bari ku isi. Ubushinwa bufite igisirikare gifite abasirikare 200,000,000. Ubwabo bashobora kuba baruta abaturage b'u Burayi. So rero ni ibintu bikomeye cyane, kandi ahubwo yuko bishobora muri iyo ntambara ashaka kwifashisha iyo ntambara
Uburusiya bukagura ibikorwa byabo muri Ukraine, noneho kandi na OTAN ikaza yirukanka ikabona uko yinjira muri iyo gahunda, kandi Ubushinwa bukabona uko butera Taiwan. Ibyo rero ni ikibazo gikomeye cyane. Ubwo bigenze bityo nta garuriro, isi haba habaye ibintu byo kwangara. So nibwo bwoba dufite kandi bukomeye. Pastor, tugane ku musozo cyangwa hari nibyo icyo navugaho kimwe nshaka kwereka abantu nuko ibintu byo tuvuga twebwe tubihuza n'ubuhanuzi. Ibintu byo tuvuze umukino tuvuga ni umukino wa politiki, kandi uwo mukino wa politiki uriho gusinziriza abantu. Kuko niba Biden aramutse avuze ngo yewe Isirayeli ntabwo tujya kugufasha muri ibyo bikorwa byawe, kandi yagera hirya akavuga ati ariko Isirayeli ubundi nubwo ntabwo tuzayifasha, ariko ntabwo bivuze ngo ntabwo ubushuti bwacu bwo kuba ari inshuti y'akadasohoka buvuyeho. That's a game. Ntabwo uzayifasha, ariko kandi hari izindi bondi ziguhuza nabo utashobora kuba wakwinyagamburamo. Bakabeshya babeshya twebwe abaturage b'isi yose. Icya kabiri babeshya abaturage kuko Amerika imiterere yayo, Amerika ni ihuriro cyo bita potipuri y'amoko menshi ava hirya no hino. Amerika ubwayo irimo abantu b'abayisilamu benshi cyane muri society, kandi bakomoka muri Aziya, kandi bafite imbaraga nyinshi cyane. Ntabwo rero abo bantu wapfa kubakinisha, ugomba kugira uko babeshya, kuko ni abantu bafite ijambo mu matora. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni abantu bafite imiterere ya kinyamaswa yo kuba bakora ibintu byo kwiheba, kuko baba bemera yuko mu kwiheba kwabo bakorera Imana. So rero ugomba kubaho rero umukino wo kubabeshya ukabarangaza, kandi ukarangaza n'abayisilamu benshi. Tuvuge ka nkwereke nk'urugero, Yorodaniya ni igihugu cy'abayisilamu, ariko kugeza ubu leta yabo ifatanyije na Isirayeli mu gutega imitego iva muri Iran. Tekereza igihugu cy'abasilamu, abasilamu nyamwinshi bahari, leta yanyu ikafatanya n'uwo mwita umwanzi. Abo nabo igihugu hatabaye ibintu bya diplomasi byo kubeshya abantu bwacya n'umwami, kuko uyoborwa n'ingoma ya cyane, bwacya mu gitondo bayishenye. Ibyo nibyo byabera no muri Saudi Arabia, no muri za Kuwait, no muri za bihugu nko muri za Iran na Iraq. Kuko Iraq nayo yamaze kwigarurira ubu ngubu, kuva Saddam Hussein bamwica, nayo ni nk'abagaragu b'Abanyamerika. Ubutegetsi buriho ni abagaragu, ni bandi yo bwana b'Abanyamerika. So rero kubera ibyo bintu bimeze bityo, kubikora hagomba kuba harimo ubwenge n'ikinyoma no gusigiriza ngo abantu be kumenya ibijya mbere, ahubwo bakazisanga byararangiye bari mu bibazo bikomeye cyane. So rero reka turangize amagambo dusoma Bibiliya iki tubwira kuri iki kintu. Kenshi tugisubiramo, ariko dushobora kugisubiramo n'ubundi nta kibazo. Hari amagambo dusanga muri Daniyeli, njya nyabona nkasanga ari amagambo akomeye ateye ubwoba. Muri Daniyeli hano igice cyaho cya 8 harimo amagambo akomeye. Aya magambo aravuga ngo igihe ubwo bwami buzaba bwenda gushirira, abanyabyaha bamaze gukabya, umwami w'umunyamwaga umenya ibitamenyekana azima. Ariko icyitonderwa, imbaraga ze zizaba zikomeye, ariko ntizizaba ari ize ubwe. Azarimbura bitangaje, azabasha ibyo yagambiriye, azarimbura abakomeye n'ubwoko bw'abera, azagira imigambi ituma bashishwa byose n'uburyarya, kandi azishyira hejuru umutima we. Azarimbura benshi biraye, kandi ntabwo azagarukiraho, ahubwo azahaguruka no kurwanya umwami w'abami. Ibi ngibi ni ubuhanuzi bukomeye cyane buganisha kuri ibihe turimo. Umwami twavuze yuko, cyangwa tuhora tubwira abantu tubibutsa yuko uwo mwami uvugwa ari ubwami bwa Antikristo bwatangiye gukora kera, butangiranye n'ingoma y'Abaroma yigaruriye isi ahagana mu mwaka w'153, 158 mbere ya Kristo. Ugakomeza kugira naho wigaruriye uburasirazuba bwo hagati, cyane cyane Palestine, umwaka 53 mbere ya Kristo. Akaba ari nabo bwabambye Kristo. Uhereye ubwo bukarwanya intambara yo kurwanya Imana
n'umugambi wayo. Ibyo rero bikaba bigeze ahangaha. Ubwo bwami rero bwasimbuye ubwami bw'Abagiriki, bwari bumaze imyaka myinshi bukora ibizira. Bakoze n'ibyangwa biteye ubwoba kuko bageze muri Yerusalemu, mu rusengero rwabo bahatambira ingurube. Bahatambiye ingurube rero, umwe mu bami b'Abagiriki wayoboraga aho ngaho akora ibintu bikomeye bityo. Noneho ngo abantu abanyabyaha bari bamaze gukabya. Niho rero agahembe gatoya gashamikiye kuri rimwe muri ya mahembe ane, ubu ni imvugo ya gihanuzi, bwaje kwima ingoma, bwitwa umwami w'umunyamwaga. Mu Cyongereza bamwita ngo ni fierce king. Fierce nyine ni umuntu w'umunyamwaga cyangwa w'umunyaburakari buhebuje, ariko akaba akora ibyo akora byose imbaraga atarize. Byumvikane yuko ari imbaraga za Lusiferi n'iza Satani, nk'uko Bibiliya igenda ibyerekana ahantu hanyuranye. So rero Lusiferi niyo iri ku ngoma niyo ikora ibi. Urumva, dore ibintu bigaragara yuko ari Satani. Imbaraga ze zizaba zikomeye ariko ntizizaba ari ize ubwe. Icyo ni icya mbere. Azarimbura bitangaje kandi azabasha ibyo yagambiriye. Azarimbura abakomeye n'ubwoko bw'abera, kandi azajya agira imigambi ituma bashishwa byose n'uburyarya. Aka ni akantu gakomeye. Uburyarya nibwo bukora ubu. Bakavuga bagahuha bakaruma hariya, ariko ishyano mu kanya rikagwa. Icyo bashatse gukora cyo gukiza ntikibeho, ahubwo bakomeza kubaho impfu n'imidugararo y'abantu. Niyo mpamvu rero tuvuga twihanangiriza abakurikira ibiganiro tubaha, tunabinginga ngo barusheho kwiyandikisha. Turashaka kugira ngo abantu bamenye kugambirira kw'Imana. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, bamenye isi bariho, turiho twese ahigana, kugira ngo tutibeshya tukarangara bidafite umumaro. Nubwo tutakwizera, nubwo tutahitamo inzira y'agakiza, ariko tukemera kujya muri Gehinomu ariko twabimenye kandi tuzi n'ibyo dukorera ibyo ari byo, kuruta kwibeshya no kwegura ibitari ukuri. Aho ni ibiro yuko rero ugenda bangarukira. Imana ibahugisha. Reka bahe itangazo rivuga yuko tugira gahunda isanzwe yo gutanga inyigisho hehe hariya mu Nyakabanda, kuva saa 7 za kumanywa kugera saa 10 za buri cyumweru, dufasha gusangiza na bene data cyangwa n'abantu bose b'Imana ibyo twahereye ubuntu bijyanye n'ubumenyi, kumenya ibera mu isi, kumenya umugambi w'Imana. Icyo ni ikintu cyihariye. Noneho no kumenya ikindi kintu gikomeye cyane. Ese icyo gikomeye cyane ni iki? Kumenya ubwiru bw'imikorere y'umwijima ayobora bino bibera ku isi bivunduka. Tukamenya aho biva, ntitubihubire twibwira ngo ni amajyambere, kuko byinshi muri byo ni ukugambirira kubiho, kurimbura inyoko muntu. Murakoze, Imana ibahugisha. Kandi nanone reka mbahe telefone yagendanwa ariyo 0788 50 60 76. Ndayiguhera iki? Ni ukugira ngo uramutse ufite icyo ushaka kuvuga cyangwa kubaza kuri kino kiganiro cyanjye, wampamagara ukambaza, cyangwa se kumbaza ku bijyanye n'ibyo nkubwiye by'amateraniro aho twigira. Ni ukuri nabwo wampamagara, kuko cyo tugusaba ni ukuza, nta minerivare, nta nubwo tugutangisha ibya 10 n'amaturo. Ahubwo icyo tugusaba ni ukuza ufite kwishakira itike yawe kugeza hariya. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, bibaye byiza ufite Bibiliya. Icya gatatu, ukagomba kuba ufite ikaye. Icya kane, ugomba kuba ufite ikaramu. Nibwo ko byari ubuntu bworoheje cyane, abantu benshi babutunga. So rero barakaza neza buri cyumweru kuva saa 7 kugera saa 10. Imana ibahugisha rero. Kandi iyo nomero yanjye mbahaye icyitonderwa, niba no kuri WhatsApp ushobora kunyandikira. Reka dusenge. Mana yacu, turagushimye, uri Imana ikomeye, uri Imana ikora ibitangaza, urengeze ubugingo bw'abera. Bana natwe ibyo tuvuze n'ibyo dutekereza, Mwami wanjye, bibe iby'ubwenge kandi by'ukuri. Abazumva ano magambo uzabahishurire, kugira ngo bicire ifudika, ahubwo nabo bakora ubushakashatsi bwabo kugira ngo bamenye ukuri, kandi niyo kuzabihishurira ukabakorera ibikomeye. Icyubahiro n'ikuzo n'ishimwe bikomeze mu izina ryawe ryera, Mwami. Tubyambarije mu izina ryawe rero Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Politiki y'isi irarushaho guhungabana.
ubukungu bwa muntu n'ubw'ibihugu buratikira umunsi ku wundi. imibereho n'imibanire ya muntu n'abandi irazamba buri munsi. inzira y'amajyambere benshi biringiraga irasa n'itagishoboka. Mu kiganiro by'isi turasesengura ibibazo nk'ibi n'ibindi bisa nabyo hamwe na Pastor Peter Musisi.